Ikibazo cya mbere, ijambo abavantara rikomeje kuvugisha abantu byinshi. Bibaza niba murikoresha mu buryo bwo gutandukanya abanyarwanda, mbese mubitekerezaho iki? Kuko nabonye iryo jambo muri iyi minsi ryaravugishije abantu benshi, ndetse bibaviramo no kugaba ibitero kuri guverinoma bayivugaho amagambo. Ni guverinoma y'abatabazi, harimo ba Kajuga, harimo sinzi ari bandi. Ntabwo twigeze tuvuga ko abo bavantara, abo bavuye ishyanga, nk'uko ayo magambo yarasanzwe atari abanyarwanda. Ntabwo twabivuze dutyo, nta nubwo twabavuze bose. Tugeraho tukanavuga ko ari agatsiko, ahubwo iryo jambo niryo badashaka no kumva. Abavuga rero ko ibyo bintu kubivuga gutya ari ugucamo abantu ibice, mu bihorere ntabwo bazi ibya politiki. Ntabwo bazi, none se wakina politiki utazi uwo muri gukina? Wajya mu kibuga ugatera umupira utazi n'ikipe muri gukina? None se mu kibuga cy'umupira bavuga ko bacemwa abandi bice? None se ku rugamba wajya kurwana utazi uwo murwana, utazi uwo muhanganye? Rwaba ari rugamba. Politiki n'abatayizi babimenye muri uyu mugoroba ko urugamba nk'izindi. Babimenye ko ugomba kubanza kureba niba wiyemeje kurwana, wiyemeje guharana ko ibibazo bikemuka, ugomba no kumenya abiteza. Igitekerezo gishya muri uru rugamba, abavantara bo n'abavantara nta kuri twabigera, ariko cyane cyane agatsiko. Abanyarwanda bareke gukina mu bintu bikomeye. Ako gatsiko k'abantu bakora gutya amazina kubita abavantara se bibatwaye iki? Ahubwo noneho abakongomani bavuze ati abanyarwanda ahubwo bitonde, mu Rwanda hari amoko, hari ubundi bwoko bwaje. Hari ibyo bari basanzwe bita abatwa, hari ibyo bari basanzwe bita abahutu n'abatutsi. Ibyo nibyo koko, atari ko inkotanyi zo n'ubundi bwoko, ariko ni ubwoko bw'abagome. Noneho nta nubwo ari abavantara gusa, niba bakomeza gukora ibyo bakoze mu Rwanda no muri Kongo, ku bavantara turongeraho n'akabyiniro cyangwa tubabatize n'akandi ko ari abavantara b'abagome, kuko niko n'abakongomani bari kuvuga ngo turashaka guca abanyarwandamo ibice. Sinzi impamvu babikomeje batya, kandi bamaze imyaka 27 mu Rwanda. Abanyarwanda bose bahasanze babita interahamwe, batavanguye, bose babita interahamwe. Nta muntu wigeze ngo avuge ko ubwabo mwisi interahamwe igihugu, uretse ko nta n'uwo kuregera yari afite. Ariko nibasubiza amaso inyuma barebe, imyaka 27 irashize, abanyarwanda bose babaga mu Rwanda bitwa interahamwe. Icyo kintu sinzi nimba bagiha agaciro, kumva ko buri muntu wese wabaga mu Rwanda yisha abantu. Mujya mubona komantere batwandikira, bakandika ngo wisha abatutsi bangahe. Mbese ubundi no kubabonera izina biranagoye. N'iryo ry'abavantara dukeneye ririrenze. Bibaye niba hari uwacura ijambo rihuye nabo, yabakoze neza. Hanze uko bitwara kugeza n'uyu munsi, nyuma y'imyaka 27 twongeyeho n'imyaka 3 y'intambara, bitwaye uburyo bwa kinyamaswa. Nongere mbisubiremo, twe rero twanze kubita inyamaswa, tubita abavantara ko tubona neza ko atari inyamaswa, ariko bafite imico y'ubunyamaswa. Iyo mbivuze ntabwo mba mvuzemo abantu abo ngabo batangiye wenda kuntuka, ntabwo aribo navuze akanwayo koruganiza buriya buzima bwo gutesha abanyarwanda umutwe, bwo kwica abanyarwanda. Ubuvantara ni uwo muco mubi, ni ubwo kwitwara nabi, ni ubwo kwitwara kinyamaswa, ni ubwo kutamenya ko umuvandimwe ari umuvandimwe wawe. Bamenye ubuvantara icyo ari cyo. N'aba bari hanze turi kumwe binuba baca mu bikari bakavuga ngo twabavuze. Twavuze imyitwarire mibi, ntabwo twavuze abantu. Abo bantu tuvuga ni abavandimwe bacu baje bitwara kinyamaswa, ariko ntidushaka kubita inyamaswa. Twabisaba abavantara ko umuco mubi bavanye hanze, ibyo bigishijwe hanze, filozofi babayemo hanze, ivuga ko bagomba kwinjira bakaza batsemba abo basanze mu gihugu imbere. Nabo babeshye ngo barimo gufatanya, bakabafata nk'inyamaswa bakabica. Ariko twabise abavantara kugira ngo tubatandukanye nabo basanze mu gihugu imbere, kugira ngo imyitwarire tuyitandukanye n'abantu nka ba Munyandinda n'abandi bose ba Mugaba Jean Pierre baravugaga. Aba bose bitandukanije n'ako gatsiko gafite imyitwarire y'ubuvantara. Nicyo cyatumye tubita abavantara. Ntabwo ari ukubagira abandi banyamahanga, ntabwo twabambuye ubunyarwanda, nibo babwiyambuye, nibo biyambuye ubuvandimwe butuma baba abanyarwanda nkatwe.